twongeye kubasuhuza abavandimwe bacu bakunzi ba Ivan Official, turabasuhuje aho muherereye hose. Imana reka ibishimire, Uwiteka Imana reka abahire, mwebwe mugihumeka umwuka wazima, reka Uwiteka abahire kandi mugomeze mushime Imana. Iyi video urabona hari ifoto irimo gucacana rwose. Iyi sura ureba ni Sara Nyirabashitsi Mateke, nonaha amaze kwitaba Imana. Sara Nyirabashitsi Mateke amaze kwitaba Imana. Sara Mateke Nyirabashitsi yavutse iminsi 15 y'ukwezi kwa karindwi, umwaka w'igihumbi kimwe 1974. Uyu yavutse ari umunya-Uganda, ni umunya-Uganda uvuka hano muri Kisoro, kandi uyu mwana ngo yavutse akunda ibya politike cyangwa se ibyo guhatana by'igihugu, kandi ngo yarakunda kwiga cyane ndetse no gusoma ibitabo kugira ngo azabeho neza mu buzima bwe, mu mibereho ye. Kandi koko mu by'ukuri yarize cyane. Icy'agahinda n'umubabaro amaze kwitaba Imana. Yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe 1974 nk'uko nari maze kubabwira. Hanyuma yaje kuba ari guhatanira intebe ya member of parliament yo guhagararira abategarugori muri district ya hano muri Kisoro. Ubu tuvugana ndi muri Kisoro rwose, ahatanira intebe ya district guhagarikira abategarugori ahangaha muri Kisoro. Aho yaje kubona amajwi menshi, akabona rwose inshuti ze zimushigikira kandi agatsindira mu rwego rwo hejuru, akaba n'ukuri member of parliament w'abategarugori inaha muri Kisoro. Nyirabashitsi Sara Mateke, ndeka mbabwire ngo no hano muri Kisoro, aho His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni yaje kumugirira icyizere, akamuha ubundi butegetsi. Mu by'ukuri akaba Minister of State Gender, Labor and Social Development. Mu by'ukuri amugirira icyizere President Yoweri Kaguta Museveni. Rwose akomezamo gukora neza ku ntebe yiwe yo guhagarikira abategarugori. Mu by'ukuri ayikora neza, iterambere turaribona cyane, aho yagiye akora imirimo itandukanye muri district ya Kisoro. Mu by'ukuri tubuze umuntu w'ingirakamaro w'agaciro kanini cyane, ariko mu by'ukuri ntacyo twabikorera. Sara Nyirabashitsi Mateke yaje kuvukira mu gomborora rya Cyahi sub county muri district ya Kisoro, aho yaje kubyarwa na se witwa Dr. Philemon Mateke. Ni ukuvuga ngo uyu mwana Sara Nyirabashitsi Mateke, Honorable Sara Nyirabashitsi Mateke, ni ukuri n'umwana wa gatatu mu muryango wa se. Bana yabyaye yari umwana wa gatatu. Uyu Nyirabashitsi Sara Mateke, aho yaje kubaka ishuri rya kaminuza rya University Metropolitan University hano muri Kisoro, ryari rimaje gutera imbere cyane. Akaba yarubatse na radio aho ngaho kuri iyo university ya kaminuza, aho yaje kwita iyo radio Metropolitan Radio. Icyumuboro n'agahinda amaze kuva mu mubiri, amaze kuva mu mubiri mu kanya
nkako guhumbya. Reka nongere mvuge aha se mu by'ukuri ise nawe yaje kuba umuyobozi wa district ya Kisoro, ayobora neza kandi agira n'igikundiro kuri president Yoweri Kaguta Museveni, mu gihe his excellence Yoweri Kaguta Museveni yajyaga ku ngoma barakoranye cyane kugeza imirimo ubwo yagiye neza cyane. Ariko icy'umubabaro, uyu mwana akomeye avuye mu mubiri, mu by'ukuri ntacyo twabikorera. Rwose turakomeza kubagezaho amakuru afatitse, mu by'ukuri niko bibaye, tubuze intwari his excellence Yoweri Kaguta Museveni abuze intwari, kandi natwe tubuze intwari. Ruhukira mu mahoro mubyeyi, rest in peace, ruhukira mu mahoro. Mu by'ukuri murakoze kumviriza yino nkuru, turakomeza tubagezaho ukuntu biragenda. Murakoze cyane.